reka dukomeze, reka nikomereze. Ni ukuvuga ngo uriya mutipe Kamuntu, muri kumva? Kamuntu yari inshuti magara cyangwa imiryango yabo ni inshuti magara na generali nde waguye Dubai mu ndege, muramwibuka? Rero uyu mutipe ngo hari ukuntu yajya guhoza amarira abana be. So uyu mutipe rero bari abana yakomeje kubaba hafi isi akimara gucaho, nk'abana bakuranye, nk'abana bareranwe. Ariko aha ngaha hakaba harimo uwo bita Nankunda. Nankunda umwana wa generali ngo afite imiterere idasanzwe. Ubwiza bwe ntabwo ari ubwo kuri iyi si. Umwana wari ubuze platform cyangwa wari ubuze igitinyiro ise amaze kugwa mu ndege, umukwe wa perezida yagombaga kwihanganisha umuryango kandi akita ku mwana muto biganye. Niho intambara yavuye kuko yasigagaho agatoki, naho byavuye. ni igitekerezo by'amakuru tube tubyihoreye. Ngewe ndifuza ko wareka abantu bakaza tukavuga ku mpamvu zituma abantu badafite ikintu babuze mu rugo, abantu batari kurwanira za banki amaloni, abantu batari gupfa ibiki, impamvu ingo zibananira. Ibi ngibi bikavugwa ko ahantu hari ihoteli bita hoteli Munyonyo, hakaba hari icyumba cyahoragaho cyo muri Sheraton downtown Kampala. Umugabo yabonye amafaranga kurya indyo imwe biramunanira. Mwa bantu, umugabo ufite amafaranga kugira ngo arye indyo imwe, yambare bodaboda yonyine cyangwa yambare na kona za BMW, ubu ngubu hari zifunguye hejuru. Yaravuze ati reka nze manze numve. Tugiye kureba impamvu ishobora gutuma batandukana. Ku byerekeranye n'ubushobozi, Uganda yose, Uganda zahabu ni iyabo. ikindi kintu ugomba kongera, buriya abantu bashatse muri ya rugo barirahira, nta nkwano bajya bakenera, ahubwo umusaza warakwa. Aha, tugiye kurebera hamwe noneho. Tugiye kurebera hamwe yampaye inka. Tugiye kurebera hamwe impamvu ishobora gutuma, urukunyumva, habaho gutandukana cyangwa ishobora kuzana amakimbirane. Turabona nta yindi. Tugiye especially mu bantu badafite icyo babuze. Nguze kutubwira niba atari imico mibi y'umugore, reka nsembure ba Sylvie, niba atari imyifatire, kuko ntabwo uriya mugabo twumvikane, ntabwo uriya mutipe nubwo yasuzugura umugore uyu mugabo ntabwo niyo yaba yasinze izingana gute, ntabwo yarambura ikiganza ku mukobwa wa perezida. Birashoboka? Afite ubudahangarwa, wahita bamuha nyina. Ntabwo uyu nguyu niyo yaba ava mu muryango umeze gute, ntabwo yatuka umukobwa wa perezida. Yavuga ngo kumanya ko kuri perezida yabikora? Ntabwo bishoboka. Umukobwa, abarinzi bari hariya, priorite n'umukobwa wa perezida, ntabwo ari umukwe. Aya masaha rero ngewe nk'umusesenguzi utabifitemo uburambe, utanabifitiye impamyabumenyi, icyaha ndagishinja umukobwa. Uyu mugore ntashobotse, yananiwe kuryo cyangwa yananiwe indyo nk'uko iri, aravuga ati ngiye nk'umuntu ufite amafaranga uva mu bukuru, ni gute indya simpage ngahorana inzara kandi hari abashobora kungaburira ngahaga. Divorce ibaho kuva 2022 akimara kwiyambura izina ry'uwahoze ari umugabo we, ariko shari ifoto mbonye shari uruzingo rw'umwojo. Ahangaha byaje kurangira bafashe decision yo gutandukana. Nimufate ijambo mubwire ko mubitekereza. Uwo bashakanye ntabwo ari umuntu woroshye, nawe kuba yarashatse muri first family ni ukubera ko nawe atari agafu kivugwa rimwe ukuntu. Ikindi akaba ari inshuti y'umuryango kuva na kera, naho bamenyaniye kwa mukuru w'uyu mudamu. Umukobwa wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Diana Kamuntu, ubu turi kuvugana ngo arya ibisyaga. Ikinyamakuru kimwe mu Bugande cyanditse ko zimwe mu mpamvu zatumye umukobwa wa perezida Yoweri Kaguta Museveni atandukana n'uwo bari barihebanye, haba hari uburyo cyangwa hari ukuntu yiyumva nk'abakobwa bagenzi be, akaba ariyo mpamvu yatandukanye n'umugabo, kuko ngo iby'igitsina gabo ntabwo bimunyura. Biravugwa, niko byanditswe. Rero nimugende musome, mujye mwiga gusoma, ndabizi murabanegwa gusoma, mujye mureka mbasomere.
biravugwa ko uyu mugore cyangwa uyu mukobwa wa perezida bimwe ni iki kinyamakuru cyo cyonyine cyazanye impamvu yatumye batandukana, ibindi biravuga ngo ko yabihishe kuva kera. Abangabo baje bashimangira ko icyatumye batandukana harimo kuba akunda abakobwa bagenzi be. Diana Kamuntu, who is the daughter of Ugandan President Yoweri Museveni, has announced that she is homosexual, as she is also protesting the anti-gay law her father had signed into law just a few days ago. None se reka babazi, urumva umuntu hagiye kwandika ibi bintu agashyiramo na se, uyu muntu yahutse cyangwa kino kinyamakuru kidafite source? Uyu mukobwa arwanya n'itegeko ryamagana abatinganyi, ariko nituza gusubira inyuma niba mubyibuka, nuko nyine ngo bakuru batavugwa. Ntabwo iki gihu hari ubwa mbere kivuzwe. Derasi kuri n'ubwa mbere ibintu bivuze ko uyu mukobwa afite muri runtu n'ubwa mbere byanditswe mu binyamakuru. Godfa nibwo bwa mbere nabyumva, uyu mukobwa sinari nanamuzi, nibwo bwa mbere N'ubwa mbere mwumvishe abantu musoma ibinyamakuru bya Uganda, ntabwo ari ubwa mbere bashinja uyu mukobwa ko ari umutinganyikazi, niba mubyibuka. It's not the first time. Bisanzwe bivuga ko hari ukuntu ngo niki ngo kuva kiri umunyeshuri ngo niki. N'ubwa mbere ibintu bivuzwe mu binyamakuru ku bantu basoma ibinyamakuru bya Uganda, ko hari igihe byigeze kunca mu matwi tena. Ntabwo ari ubwa mbere, cyangwa babyanditse muri cya gihe atandukanye, kuko iyi divorce ye imaze igihe kirekire. Wasanga rero byarakwihishwe ko ntabwo ari ubwa mbere ibintu biciye mu matwi. ibintu nk'ibyo guharabika abantu b'abanyapolitike kubera ko ruswa iri hejuru cyane cyane. Ntekereza ko ari nacyo gihugu kiri cya mbere muri ruswa muri Afurika. Ngira ngo nari nzi ko muri Kongo iwacu ariho bagira ruswa, ariko nasanze Bugande bashobora kuba banarenze. Rero kuba uriya mukobwa yaragiye hariya akabivuga kuriya, cyangwa se barabivuze akiri mu mashuri iki, ariko ntabwo ntekereza ko umukobwa yaba yari lesbienne hanyuma akabyara abana batatu akaba aribwo akoze divorce. Yari amaze imyaka 18 ashakanye n'uriya mugabo. Bishatse kuvuga ngo harimo iharabika rishingiye kuri politiki irwanya fast family. Rero ntabwo icyo wagishingiraho nk'ikimenyetso gikomeye, kubera ko nta wigeze amufata, nta n'umukobwa wigeze ajya hariya ngo amushinje, ahubwo niwe ku giti cyiwe wagiye hariya akavuga ngo ndarwanyira itegeko kubera ko wenda ribangamiye ikiremwa muntu nk'umuntu. Kunyumva iyi nkuru imaze imyaka 10 ishizwe hanze, ntabwo mujye mufata umwanya wo kwitegereza ko uyu mukobwa yifitemo uruntu. Niyo mpamvu tugiye kuzura kaboze, nzana ibyanditswe n'ibinyamakuru. Bimwe mu mpamvu zigaragara ko byaba byatumye atandukana nawe ari uko n'ukuntu akunda abakobwa bagenzi be. Ntimuri kubireba? Iyo nkuru yanditswe ryari James? Iyi nkuru yanditswe ryari? Bo in any case abantu batandukanye nge nta kibazo mfitanye nabo, abicana nibo mfitanye nabo ikibazo. Kuki? Yego, iyo abantu babiri badecidinze gutandukana, who are you to criticize them? No kuvuga baba bari mature babona ko they can't just coexist together. So sinshaka no kumenya rezo zituma abantu batandukana, ahubwo ngiye mbona ko batekereje nk'abantu bakuru, and I can just wish every one of them the best in the new way. No kuvuga buri mwe aba yabonye ko inzira agiyemo ari nziza. None se urumva nimba nibyo byanditswe aho ngaho ari byo, ni ukuvuga she is enough mature and honest, ahavuze ngewe ngiye muri ibi n'ibi. Ntose nge ndumva hari ikibazo. Ikibazo nkibona mu bakomeza gupfira mu mutima nyine living a life which is not their life. None se ni gute abantu badafite ikintu na kimwe babuze utekereza? None se bakubwiye ko happiness ari ukuba bafite ibintu? Happiness wabona wa undi usangira n'undi kijumba kimwe bari very happy. nk'aba happiness ibura gute? Yabura ute kandi la preuve n'est que nyine neze kireka igihe niba yatubeshe. La preuve
batandukanye nyine. gutandukana batandukanye happiness idashingiye ku bintu n'imitungo n'ubushobozi na buri kimwe cyose bashaka, iyo happiness ni iyihe? Happiness is very relative, especially me knowing how the Ugandan culture is very patriarchal, very centered to men happiness. Ndumva pe ubwo bitari bimworoheye. Nawe wibaze ko umwana wa perezida ngo atandukana with all the shame, kubera tuba twababonye ko ari abantu b'ibitangaza when actually they are human being. Urumva, at the end of the day, mbere yuko aba umwana wa perezida ni umuntu, mbere yuko aba umukobwa wa perezida, first she is a human being with emotions, wumva feeling. By the way, yaba na abuse actually kurusha n'undi muntu wagaceceka for the image y'izina rya se y'ubuzima barimo. Nose urumva umuntu uze kwa uretse gato, ntabwo umuntu abafite ubudahangarwa, ntabwo umuntu yakwabusinga umwana wa perezida ngo bikunde. yewewe yamwabusinga ate? abusers have no boundaries, niba utabizi. Kiretse amwimye, nta bwoko bagira, nta kala bagira, nta mico bagira. So nukuvuga, I don't know really personally their stories because I didn't read much, so sinshaka kumenya their internal affairs. nabonye wamushimiye, umwita umunyembaraga. Namushimiye cyane kubera ko washingiye kuki umushimira umuntu wagize nashingiye kuri statement ya Igihe nk'ikinyamakuru cyemewe, niba navuga gutyo, niba cyazanye inkuru, ntabwo ari njye ibye ngo kiyizane. Kuba umukobwa w'umunyafrika nkawe yafata akavuga this narabicecetse, now I'm informing you this and this and this, for me it's a courage which I need to encourage. By the way, I'm not seeing her kuri icyo gisubizo ke. This message goes straight to that person wari wahoze. Niba umwana wa perezida yaratandukanye kubera ko either she wanted, there is a reason. Umuntu ngana nawe se yakoze ubukwe arimo arakina, yakoze ubukwe bw'abishaka. None se niba ageze ahantu bitandukanye, niyo mpamvu for me marriage and divorce need to be celebrated, kubera ko at the end of the day nukuvuga divorce is ending something bitter, which uvuye mu kintu kibisa ntabwo wishima, ntabwo ushimira Imana, ni ugutanga n'ituro ry'ishimwe, abarokore barabizi. So niyo mpamvu I really celebrated her, the courage yo kuba yaje akabivuga. N'ubundi yari guceceka se, hari umuntu wari kuzaza akabivuga kubera arabivuze ngo nyuma y'imyaka niba ari 2. I don't know if I read it very well. Urumva atari ubutwari se? Ubutwari bwo bari abana b'abakire b'abayobozi nabo baba bari mu bibazo. Ibihe bibazo ariko kubera ko baba keeping the image, basaferingira mu mutima. Urumva rero kuba yabivuga, it is really helping anyone else who is suffering. Uri bwumve nimba umukobwa wa president yaza out akavuga biriya bintu, why am I suffering, why am I being abused? There is other options. For me, it's a matter of choices. She has shown any African woman that you can start, fail and start over. Rero ngenda mushimiye cyane pe, ni intwari, mboni na mwiza byo nabibonye, ariko I feel I'm proud of her for all that courage which many can't have. Few African women, by the way, can come and stand bold and say noneho bari kuri iriya status n'ugerorwe. I think I can just appreciate her statement mu by'ukuri, kandi I was sincere. Ngewe ntabwo nanakoreze na research yo kumenya ibintu byinshi kubera nabonye Igihe yatangaje, so I somehow trusted they did their research. None turumva n'abarimo baramwaza hariya, mana yanjye. Godfather, nashaka kubaza nsanga ikibazo kimwe nka mushiki wanjye, nashaka kumubaza, sinzi nimba mwama akanya gatoya. Nsanga ngiye ndashaka kukubaza cyangwa se mbaze n'abantu hano, wenda ni ngewe udasobanukiye feminism icyari cyo, ariko wowe igisobanuro cy'umuryango niki kuri wowe? Ese waserebiye, wishimiye statement cyangwa wishimiye ko yatandukanye? Nishimiye byombi. Washimiye statement, niko twabifata. Ariko nk'umubyeyi nawe nka mushiki wanjye, ntabwo twari gufata
uruhande rumwe nk'umuntu uri public figure. Ni nayo mpamvu nabonye comment zitabaye nziza hariya kuri tweet wakoze. Ah, umuryango iyo utandukanye ni ukuvuga ngo igihugu kiba gihombye. Impamvu abana baragira uburere bubi, cyangwa se n'uwo mudamu agira imyitwarire mibi, cyangwa se dutakaze n'umuturage mwiza w'umugabo wari ufite contribution ku gihugu runaka, agiye mu biyobyabwenge kubera stress, urugo rwamunaniye, abatakaje isura, ni rwiyemezamirimo, urumva. So nk'umubyeyi rero nkawe, nka public figure, abantu twese dukurikira, ntabwo wari kuza wenda ngo ufate uruhande rumwe. Sorry, ni igitekerezo cyanjye, ntabwo ndi kuvugira umuntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo ibibera mu ngo ni byinshi, abatarubaka barabizi. Hari igihe uwo mudamu wenda yaba yaragize stress, cyangwa se umugabo akaba yaragize stress nawe bitewe na pressure yo kuba yarashatse mu muryango uremereye. Hanyuma wenda umugabo akaba yagenda. Ese umubwirwa n'iki ko umudamu yahohotewe cyangwa yamerewe nabi, ku buryo kuvugira umudamu wenyine ntuvugira umuryango muri rusange? ndimo ndaseka kubera ko mfite personal belief, ariko mfite ibyo akubwiye birumvikana. Umva, uri muti niyo mpamvu ndi guseka ibintu byumvikana cyane kabisa, ahubwo baragufite bagushyize kuri spot. No, but I may have my personal belief, ariko I may also have ibyo research igaragaza, because me I like reading on topic I'm interested in. Ni ukuvuga ubushakashatsi buragaragaza pe ko iyo ababyeyi babiri batacyumvikana bi affecting abana. Ngiye ntabwo ndi scientist, nta nubwo ndi umushakashatsi, ariko ndasoma. Ngira ngo twakabaye dufite aba child psychologist hano n'ibiki bari no kubivuga neza. Biragaragara nk'umwana wanahohotewe mu ishuri bimugiraho ingaruka. Rero kuri nge, instead yuko abantu bakomeza bafite amakimbirane, biraruta bagatandukana mu neza, bakagira right, parental rights mu buryo butandukanye, abo bana bagakomeza bari happy. Bagera kwa mama bagasanga mama ari guseka, bagenda kwa papa bagasanga papa ari guseka. I wouldn't say personally with my belief that really that is something I would wish. I have to be sincere. Ariko from research igaragaza ko biri more healthy. Icyo ni ikintu kimwe. Noneho kuba njye nafashe side, mu by'ukuri sinafashe side kubera sirashatse no kumenya ibyatumye batandukana, kubera ko muri nature yanjye that is none of my business. Sintekereza ko na media ari ngombwa imenye ibyaba batandukanye. Ako le fait yuko njye uwo sinumvishije umugabo abivuga, ni ukuvuga njye na commentinze kuri statement bakotinze bien entre guillemets y'umugore avuga ko yarabihishe, ariko noneho arabivuze. Noneho muri nge sindi leta ngo mvugira abaturage bose, oya pe. Nanone ntabwo ndi umuryango ngo mvuge ngo nje kuba gukora community development work hari abagore n'abagabo. Mu mbaraga zanjye nkeya, I feel that I can sacrifice my little time, energy and money to speak for the woman, because not only I'm passionate about, I have invested my brain in that, in understanding ibibazo bagira. No nanjye nyine kuba ndi umugore, urumva ko maybe I may relate easily to that. Ntabwo nashatse kumenya n'izina ry'umugabo pe, apart kuba babivuze n'ibibazo n'icyo akora. No, because I wish I could have time I invest in understanding also the man, ariko numva ubwo n'ubusuto vraiment njye nkunda gufata inkuru kuntu bayivuze. N'umugore waje akavuga, noneho mfatiye aho ngaho mvuze ku mugore. So why I'm really congratulating her and I'm not apologetic kuba namukongratulating. Hari n'umuntu wambwiye ngo ingo ndazimaze. I don't think it's true. Ngewe I took amagambo the first daughter said n'uburemere bwayo pe, ndamukongratulatinga kubera courage yonyine yo kuza ukavuga ibyo bintu ntibyoroshe bagenzi. In our culture, African culture zimeze kimwe. I don't think the Ugandan culture is very much different from the Rwandan one, so I may relate to her culture yo kuvuga deja gutandukana muri context yacu ni kibazo. Ugaragara ko ari wowe mubi many times, ni umugore uba wabaye mubi, ni umugore uba tubatse urugo neza. Noneho no kuba ari umugore and coming from that privilege whatever, abantu bose baraza kuvuga kubera ari umukobwa wa president Sirema ko yasuzuguraga umugabo. Ibintu nk'ibyo prejudice n'ibintu byinshi. I mean it may not be the case, but usanga ko abakobwa benshi cyangwa bavuye muri privilege family, they tend even to be humble
more than how they were supposed to be kugira ngo ntihatere ibibazo bombe ntiturike umuntu ntavuga ngo ngo I'm doing this because ndi umwana wa president ngo I'm doing this kubera ndi umwana wa ministre kubera ndi umwana w'umukire. I know, I have read, I have seen how girls who are coming from rich family have to behave like girls coming from poor background kugira ngo umugabo ntabe complexe. So those girls from rich family, they also have their challenges. Zizaba zitandukanye n'izacu twibyukira tukagenda hariya nta mwesco tufite nta you are just free like air. So I really understand it as a woman who's wabivuze ako noneho nga trying nubwo ntabwo nigeze mba umwana wo mu bipango wo mu bayobozi sinzi ukuntu bisa ariko I can try to imagine it's not easy kuba umwana wa president yaza akavuga ibyo ngibyo. No kuri level yanjye nk'umu feminist I'm taking it like a step to women empowerment. Why I'm saying that, I'm not saying divorce is women empowerment, but women empowerment kuri nge ni gihe umugore afite amahitamo. Rero niba yahisemo kuva muri urwo rugo, je suppose ko ataruvuyemo rumeze neza. Ni choice. Rero iyo umuntu afite amahitamo ni ukuvuga ahita abafite ibintu nka bitanu agahitamo kimwe yabonye ko ari cyo kiza kuri we. Me I'm now centering the person. Icyo umuntu yabonye ari kiza kuri we. Ariko, ça ne veut pas dire que je célèbre vraiment que people have to divorce. People are taking out my statements mu yindi nzira itariyo. Ngewe I'm congratulating happy. Kuba nk'umwana w'umuyobozi yafashe iriya stand ni ukuvuga n'undi muntu umwana wese uri mu cyaro uri muraca mu bintu bitari byo azavuga I can't continue staying in this abusive relationship. Sinshaka kumenya nkoze disclaimer sinzi wakoze amakosa muri urwo rugo ariko the fact yuko yagize courage yo kuza kubivuga I think and I would ask anyone to support her and I would ask the media to be as sensitive as they can kubera kuba ari umwana wa president ntabwo bitumye ko atari umuntu ufite amaraso y'umutuku nk'amwe. Ntekereza ko ahubwo ari ugutiza umurindi gusenyuka k'umuryango cyane cyane umuryango nyarwanda. Kuba umuntu ari divorced ntago wavuga ngo ntitwamuha ijambo kubera ko ari divorced. Nta nubwo ubuzima bwe bwahagaze ku rundi ruhande, ubuzima bwe bwarakomeje. Yashoboye kwivana muri ibyo bintu byenda ataragikomeje cyangwa se partner we akaba wavuze ati reka bino bintu ntibigikunda reka nsabe divorce. Whichever the case was, as long as umuntu ari twavuga ngo ni divorce, ntabwo mbona ikintu cyatuma tumushyira excluding in society ngo ukora ko ari divorce. Buri muntu wese ntekereza ko byamushyikira kuba umuntu yavuga ngo have to be careful on these people. I don't find it right. Ubwo ngira ngo I'm addressing to ntagiyera hari muvuze ariko ndabona yisa acaho gusa ariko wenda nubwo agiye icyo yashaka kuvuga nakwisubiriza izina ni sorry ndaza kureba nyuma nakwisubiriza icyo nshaka gusubiza icya mbere kuri revenge. So ni iyi feminism ukuntu yaje ngiye uko mbibona yaje ikenewe ni byiza ariko mu buryo tuzi ko abamama muri rusange bakandamijwe babayeho nabi so bakaba barabonye iyi platform iki kintu so ngiye ndibaza ko aho kukigishwa neza ni muri ubwo buryo muri iyo cadre nabivuzemo ko aho kukigishwa neza bagikoresheje nka revenge. Revenging iki se ko ikintu nayobewe revenge umuntu revenginga hari umuntu wamugiriye nabi. Listen, revenge y'ibyo bakorewe turabizi ibyo bagiye abadamu byo bagiye bakorerwa gukubitwa kujya ku shuri babisobanuye Ese wamuhaye urugero ukamuha urugero rw'ibiri gukorerwa abadamu bo mu Buhinde uyu munsi ntabwo muri kureba amafoto ari gucicikana. Ese udatinya ko birakariye nabivuze kare korekisiyo igenda yanjye warakaye kandi hanjye nibyo navugaga ntago numva kuko yavuze revenge numva arakaye nkavuga nti wenda ibintu byo twavugaga byari feminism ntabwo mbona ikintu cyo kurivenginga in between aho ngaho sindi kubona revenge aho iri guturuka. Listen mama ntago nabirakariyemo
ariko namwe murabizi ko ari amakesezi menshi ababaje kubona umugabo urumva ubu ngubu aho kubisobanura neza ukabona umugabo ari ku rwego rwa nyuma inyuma y'imbwa. So mu bihugu tubamo turabizi, ukabona umudamu akakubwira ngo uwa mbere ni umwana jekura, uwa kabiri ni umudamu, uwa kabiri ndibaza imbwa ariyo ya mbere, so umugabo akabiye inyuma. So urumva ko akenshi babikoresha mu buryo bwa revenge akubikoresha neza. So nge ndibaza ko mu buryo bwacu gusobanura iyo feminism eske niyo definition nziza mu kinyarwanda kuvuga ngo ni uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye. wowe uri umuheza wowe ntabwo ngiye muri icyo cya revenge. udatinya let me say something. Reka nkubwire ikintu, niba umaze umwanya twamaze hano twasanze feminism in general ni nziza, ariko dusanga nyine hari abayikoresha mu buryo butari bwo, wenda bari aggressive bamwe Mugabe yahoze avuga, ariko ntabwo abagore bose, not all of them, they are like, ni bakeya wenda ushobora bari aggressive bari radical, ariko in general purpose ya feminism ni nziza pe, ni nziza kuko ivugira abagore bake bari out there batabasha kugira uruvugiro. So yes, hariho n'ikindi kibazo njye namubajije cyo yavuze ati ngo abantu ngo tugomba have to be careful of these people ngo bananiwe ngo bakaza kudupoisoninga. Kuba umuntu yarafailinze, we cannot exclude this person in society. Reka ngisubize none wakongera ukayobera none ubwo ngubwo bakonfide baravuga ryari mwashaka ukuntu mungira ati reka nihute uwa failinze urumva ntago namutera ibuye urumva. Ikibazo nuko ari uwa failinze yaba umugabo yaba umugore, ariko akenshi tubibona nko ku badamu. Akenshi niba yaragiranye ikibazo n'umudamu n'umugabo we, ntabwo ari abagabo bose, ugasanga abikoresheje mu buryo bw'iki, abikoresheje mu buryo bwari donc atari no kwigisha ahubwo ari ugusenya. Good father, iyo ubona umuntu celebrating ngo umuryango wasenyutse, what do you think jeni muri ubwo buryo nabivuzemo, kubera ko ntabwo ari aho ngaho kugira ngo yishimire ababazwa n'umuryango wasenyutse, ahubwo abe yababazwa n'icyo kintu, ahubwo yishimiye ko abonye nge ndibaza ko ababonye donc numbers. Oya aho ngaho nuko washyize muri iyo context, ariko reka nze mbikwereke mbikubwiye nuko muteye mwumviye umumama abantu bagahita baterura gutyo, ariko iyo mwafataga umwanya mu kumva context abashatse kubivugamo, aravuga ati urimo kunyumva, tugendeye ku muco especially noneho yaje arabisobanura neza, aravuga ati mu miryango iriya ikize, uri kunyumva, biragoye kugira ngo umuntu asohoke hanze yemere kwishyiraho icyo twita nk'igisebo, kuko uzi ko mu muco wacu divorce bayita igisebo. Yego, we aravuga ati uyu mudamu namwita intwari, urimo kunyumva, kumva ashobora guhara byose akemera no guhara icyubahiro cye, ugerageze kunyumva. Icyubahiro cye ni icy'umuryango, akemera kukirambika hasi, ariko agashaka gufata iyo freedom. Kuko aravuga ati muribaza kugeza aho umuntu umeze kuriya ufite izina rikomeye nk'irya first family akemera kujya gufata icyo kintu we yakwita nk'igisebo cyo kwemera kubihara byose, icyubahiro akakirambika hasi. Niyo mpamvu rero gucelebrating umugore wenda hari yarakubitwaga mu ngo haberamo ibintu byinshi. Muzi kugira ngo umugore wenyine ujye gusohoka mu rugo, reka mbabwire bisaba courage. Kubera iki? Muri society yacu y'inyarwanda uba wumva umugore wasenye yananiwe, sibyo, yafirinze. Wowe ubwawe ubutekereza ngo abana, ngo none se ngo abana banjye, ngo ndashaka abana banjye bakurwa muri famille bari kumwe na papa, ukibagirwa hari kuntu tuzi yuko famille parfait, yego ni byiza pe, kubaka n'ukuri ni byiza, famille parfait ni papa na mama n'abana, ariko tukibagirwa niki how are we nurturing them. Ugasanga mu rugo barabibona papa yabyuzinga mama, barabibona mutungana, tukibagirwa yuko nago umwana afata ibyo mubwira, afata ibyo kubonana.
ugasanga niyo mpamvu ntabwo turi ku breaking dufite ibintu ni cycle yisubiramo, ugasanga umupapa wabaye abusive abyara umwana umuhungu we akagenda mu rugo azi ko ariko babigenza, ugasanga n'umwuzukuru we niko babigenza, ugasanga ni generation ni cycle, nta kintu cyahindutse. Umumama noneho hari ikindi kintu abantu batamenya, sinzi nigeze kubivuga, hari umushuti wanjye yigeze kumbwira aka kantu kanguma mu mutwe. Ise yakubitaga nyina akaza akabakubita, yabakubita akabahora ngo iso ntaba yankubise. Ugasanga abana bakuze bakubitwa kubera ko se yakubitaga nyina akabura ahantu abitura agakubita abana, akabakubita kweri, abana bakura bazira amakosa ya se. So urwo rugo barasazanye mu papa n'umumama, yego umumama yanze gusenya kubera ko akenshi wenda nta kintu yari afite cyo kubamarira, nta kazi yari afite, nta mashuri, ariko abana ukuntu bakuze ibikomere bafite n'ibisebe byigendera mu muhanda kubera iki bakubiswe inkoni za se. Umumama ntabwo ashobora kurinda gukubita umugabo, ariko hanze urabona ukabona ni famille parfait, nukuri narabareberaga hanze uko yewewe ukabona man, ariko bakubwiye inkoni bakubitwa kubera aritsamura ati dore uko gisa n'icyana cyase paf, umwana akabara kubita, ugasanga umwana w'umukobwa umwana w'umuhungu bakura. Noneho mumbwire uwo muntu, kubera ko let me tell you, a happy mother is a happy child. Niba umumama atameze neza, like it or not, aza bleeding ku mwana, na bleeding ku mwana. Niyo mpamvu dufite societe iri broken. Kubera iki? Kubera ko tushaka turi gukavaringa umuryango kugira ngo bakunde bari kumwe, ariko ntiturebe. Hari umuntu avuze ngo ireme ry'umuryango, twabanje tukareba ireme ry'umuntu ku giti cye, tube tuvuye gato ku muryango. Kubera yuko niba ngiyewe ntishimye mu rugo, niba tutishimye mu rugo, ntago turi gukora umuryango. Kubera iki? Kuko ntago personally I'm not happy, I'm miserable. So niba ndi miserable, impamvu abakozi batajya bihanganira abanyirabuja nuko baba bleedingiraho. Bya bindi byose arabifata akajya kubitura umukozi akirirwa ari tuku. Kubera iki? Kubera ko nyirabuja ni igisebe kigendera, nta hantu yabonye ho guhiringa. So ntekereza yuko impamvu muri iki gihe turi kubona case nyinshi za divorce, kandi impamvu ziri kuba zanwa kenshi n'abagore, ni ukubera yuko nawe wasobanukiwe yuko they can live, babaho atari mariage, babaho. Mbere ntago byavugwaga, nuko kundi batubwiraga ati nta soni uzubaka by fire by thunder. So ntekereza yuko in a way or another it does encourage or make an awareness, ariko not in a negative way. Kubera ko feminism ntago ari ikintu kibi, ni just kukangurira abantu kumenya yuko amahirwe umukobwa yabona n'umwana w'umuhungu yabona amahirwe. Niba muri mu rugo, niba mama dahari, papa yakoresha abana devoir, sibyo? Ntago mama ari kamara kugira ngo niba mama dahari papa yateka ku bantu wenda baba muri bino bihugu byacu. So icyo kintu cyonyine rimwe na rimwe cyakiremerera abasaza bacu, akavuga ati n'umugabo, kandi it is not about, we are not fighting each other, ahubwo turi kuvuga muri pasi ahantu twaremereje sex imwe, ni gute noneho twafatana amaboko kugira ngo nawe aremererwe less. Murakoze. aha urakoze uramwumva cyane. yarangije? Yes, yego yarangije. Okay, ewana Eunice, urabizi Christopher, Eunice agiye kuvuga ndabaza nkagenda nkaba ngiye gatoya kubera ko azana abavunira mu igufwa nyine. Ubundi hano ari bashiki bacu bimaze kumenyera nyine ko Godfather yazamuye uyu munsi. Twamuniganye ijambo Godfather ndabizi uruhande abahagazeho ndaruzi. Godfather, go ahead. Godfather n'abaretse nazamutse mbere ye nawe. Rwose ibyo ndabishyigikiye. Bora Mama Shatari hano. Mama Mama Shatari nakubonye di. Hobe mwese, hobe. Confetti na Eunice barakoze, ni nabatumye nzamuka. Ariko hari n'abantu ibintu rero, ubundi iyi titre yagombye kuvuga ukundi. Ariko nige nari kuyita. Ariko icyo nzamutse nje kuvuga no muri comment nabibonyemo, iyo bavuga ngo divorce zariyongereye mu Rwanda, Eunice yarabikomejeho aravuga ati ariko mbere yuko tunareba divorce reka turebe aho byatangiriye, kuko divorce is ari consequence.
ariko se koze ni iyihe? Ndashaka kuvuga akantu gato mu muco. Nabibonyeho abantu benshi babivuga ngo umuco waratakaye, feminisme yatumye umuco utakara. Ariko mureke mbabwire, umuco nyarwanda kera wubahaga umugore na cyane. Abagabo bari bahagaze neza cyane batunze urugo kandi bubaha abagore babo. N'umugabo wabaga ikigwara akaba yakubita umugore yahindukaga igicibwa mu muryango. Ugasanga baranamushyira no mu nteko y'abasaje, bakamuca n'ikiru, bakamucyaha cyane. Umugore wenda ntiyari kuri sene, ariko aho yabaga ari hose mu gikari yabaga afite power. Umugore yabaga ari gestionnaire. Nta kintu na kimwe umugabo ashobora kudepansa mu rugo cyangwa gufata imyaka ngo apfe kuyigurisha uko abonye cyangwa apfe kugabira uwo abonye atabanje gukonsulta madamu. Kurera abana madamu yabaga yabigizemo uruhare. Ibintu byose nubwo niyo umugore atafataga ijambo, ariko umugabo iyo yajyaga mu birori cyangwa agiye kuvuga ijambo cyangwa agiye afite indi role agiye guplayinga ari umuyobozi se, yarabanza akagenda agakonsulta madamu, iki kibazo nze kugikemura gute, nze kubigenza gute, bakabiganira. Communication yari very very open. Nubwo umudamu atazaga hanze ngo avuge ku karubanda, ariko communication yari open. Byapfiriye he rero? Confetti yari yabikomojeho. Byapfiriye ko abagabo avec le temps, buri bundi feminisme en soi iri positive, kuko we talk about equal rights. Kuko avec le temps muri za repubulika nyuma y'uko abazungu baje, la société y'abanyarwanda niyo muri Afurika muri rusange yabaye nkaho itokowe. Société yahise itokorwa, umuryango uta valeur yawo, kandi bigenda bikura. Feminisme yaje kuza kubera ko umugore yaje kuva kuba umujyanama w'umugabo, ava kuba umugestionnaire, atangira guhinduka, atangira kwigizwayo. Abo kubyara, abo kumenya imirima ko yahinzwe, ariko ntiyongera kuba consulted. Feminisme rero yaje kumuhereza uburenganzira. Ubundi feminisme ivuga gender equity cyangwa gender rights. Hahandi umugore atigaga, kandi societe ko yagiye yevoriwa haza ikintu cya industrialisation, byabaye ngombwa yuko umugore nawe asohoka mu rugo akajya. Ubundi kera abagabo bajyaga guhaha akazazanira urugo, ariko bigeraho umuryango urimo kwaguka, abantu bagenda baba benshi, n'ibyo kurya bigenda bigabanuka, n'ubutunzi bugenda bugabanuka, aho ikintu cya scarcity, industrialisation ije, biba ngombwa yuko bombi bahaguruka. Ari umukobwa, ari umuhungu, ari umudamu, ari umugabo, biba ngombwa ko bahaguruka kugira ngo bafashanye. Niho feminisme yaje kuvukira. Abagore baza gusanga mu itegeko hari ibintu bibagonga bituma badahaguruka neza, bafite freedom. Ni ukuvuga nko muri ibintu by'ubuzungure, ibintu byo kubona amashuri. Murazi ko ubundi yigaga abagabo gusa, ngo nibo bazajya mu kazi, bakajya kuba abakarani, abagore bakarera abana mu rugo. Icyo rero cya industrialisation kije, byasabye ko umugore nawe atangira gufungura amaso. Hanyuma ukanasanga kera habagaho ibintu by'ubutunzi, amasambu, inka, iki. Noneho umugore wabaga yapfakaye cyangwa se adafite umugabo, ugasanga na bwa butunzi ntabwo afite, aho ugasanga ari à la merci y'abagabo. Abo ku mugabo wabo, abahehe bose baraza ngo baje kumufasha gutunga abana, ariko by'ukuri baje kumugira inshoreke. Bituma rero umugore agenda afunguka amaso. Binaba ngombwa ko twinjira mu bintu by'amategeko, yo kuvuga ubundi umwana umukobwa kuki atiga, ubundi umwana umukobwa kuki ahezwa inyuma, ubundi umwana umukobwa kuki bigenda gutya. Atangira kugenda ahabwa agaciro. Feminisme rero yaje ari icyo gikije gukora. Ibya radicalisation Confetti yavugaga, burya radical feminism nta nubwo ari feminism. Abaradicaliste bo muri feminism nta nubwo burya bashaka, nta nubwo bagira umuryango, nta nubwo banabyara. Ahubwo icyo bakora, bagerageza creating awareness no kuvana abagore mu ngo. Radical feminism ni ikintu kiri very dangerous muri society. Nta nubwo mwagombye kubivanga na feminism cyangwa gender equality. It's another concept iri kuri extreme. Ariko icyo nanjye kuvuga no kuvuga ngo mu byo mwitwaza byose muvuga ngo divorce mu Rwanda zabaye nyinshi, ntimubihuze n'umuco, ngo kera mu muco ngo umugore wagameze gutya. Oya, umugabo ahubwo yubahaga umugore. Nibuka ngende mutoya, hari ukuntu nk'umudamu habaga hari umugabo nyine w'umusinzi cyangwa se udashobotse, agakubita nk'umugore. Bikaba biri very rare.
uwo mugore yarahukanaga mama wanjye yari ameze nk'umusosho wo kanyigeze kubibaganiza hano nubwo ari umwarimukazi. Abagore bose benshi bahukaniraga iwacu, akabashyira mu nzu akabagaburira, tukabarera abana bakabanza bakaruhuka. Umugabo abasaje muri quartier bakazamutwara mu nteko bakamwicaza bakamucyaha bakamuca ikiru, hakaba nubwo atanze inyana kugira ngo umugore atahe mu rugo. Babaga bamuhaye icyubahiro ku buryo asubiraga mu rugo umugabo agatinya akavuga ati uyu mugore nongera kumukuraho noneho nzaba gicibwa kuri village. Bikarangira umuryango wongeye kubakika. Uyu munsi ari n'abagore wenda, ariko abagabo cyane cyane ntibanabwirwa. Niyo bagenzi bagerageje kumuhanura bakavuga ati ariko rero be careful, uriya mugore rwose reka ntashobora kumva. Kubera iki? Kubera ibyo bintu bya insecurity confetti yawe uzavuga abagabo bibonamo. Gusa icyo nshaka kongeraho hejuru y'iby'umuco ni iki ngiki. Buriya umuntu ageraho gutandukana, niyo mpamvu bamwe babyita celebration, ageraho gutandukana yaramaze igihe yirwanirira. Rimwe na rimwe nko muri terapi ho tunabirebera no muri Hasine. Ubundi urwo rugo rwubatswe gute? Hari igihe usanga abantu barubakiye n'ubundi ku musenyi bakibaza ngo barubatse, ariko by'ukuri haraho ikintu cy'amarangamutima. Ibintu by'amakudo foudre njya nkunda kubwira abajene cyane cyane iyo ndi mu bintu bya social psychosocial, nkabwira you have to marry your friend. Ibintu bya relationship mbere y'uko unashaka biri very very important. Ukabanza ukamenya umuntu, who is this person. Ubuno abantu basigaye banashakana online bataranabonana, ukumva bimariye, which is okay, communication yaroroshye, ariko ubundi you should marry your friend. Ukabanza ukamenya umuntu in and out, mukamenyana, ukamenya ibyo akunda, ukamenya ibyo yanga, ukamenya niba niyo commitment uyigiyemo wumva uri sure. Of course hagati mu rugendo bishobora guhinduka, ariko at least mu ntangiriro bigatangira bifite a strong foundation. Iyo ufite a strong foundation niyo iza carrying out na kwa kundi muzagenda mumenyana, ukagenda umenya udukosa t'umuntu, ududefo, ukabasha no kutwihanganira kubera ko you guys have a strong foundation. So iyo rero rimwe na rimwe divorce inabaye nko muri therapy, hari nk'umuntu uzakubwira ati genda umugore wanjye twize tumenyana, en fait ni mariye kubera pressure wenda ya societe, cyangwa kubera ko akazi nkora, cyangwa kubera numvaga everybody has to do it, ariko ntabwo ari ikintu nigeze ntekerezaho ngo menyane n'umukunzi wanjye bihagije ku buryo twamaze kubaka ariko dutangira gucanganyikirwa tutazi where to start. Ibyo rero ntiwanabirenganyiza divorce, ahubwo birenganyiza foundation y'uwo muryango cyangwa iyo couple. So rero muri divorce ntabwo wareba one side ngo feminism nirimo kuzitera ngo irabyinkarajinga oya. Divorce ni case by case, kandi umuntu wese aba afite urugendo rwe. Impamvu irimo kwiyongera nta yindi nuko n'umuryango na society irimo irahinduka, family dynamics zirimo zirahinduka. Kera umugabo yabaga ari breadwinner, umugore agasigara arera abana nta zindi responsibility afite, akamenya urugo, umugabo akazana ubutunzi, ariko kandi mukamenya n'ukuntu mucommunicating. Ariko ibintu bya mbere banza gupfa ni communication. Umugabo akagenda agakora ibyara mu nguni, umugore agakora ibyara mu nguni, mukaziranda konti byose byaramaze gushwanyuka kubera hatabeho constant communication. Ikindi, hari abantu nabonye bandika muri comment ngo abana ngo ba victim. Abana nkunda kubibwira abantu muri therapy, abana ba victim kurushaho iyo murara murwana mu nduru, mutavugana, mudasangira, mufitanye resentment. Icyo gihe nibwo abana basufra no kurenza ko umwe yajya ku ruhande rwe undi akajya ku ruhande rwe, bakajya babahuriraho, umwe abarera neza, undi abaha icyo afite, undi akabaha icyo afite. Kuko abana bari mu miryango ifite amakimbirane, they suffer more kurusha umwana urerwa n'umusingo mother cyangwa urerwa n'umusingo father. Ariko abana bari mu miryango y'amakimbirane ni abana bashize, kandi burya abana the very young age, iyo ababyeyi bafite conflict, abana de facto bahita bumva bari responsable. Somehow umwana wese yumva ari guilty y'ibibazo by'ababyeyi barimo kunyuramo. Whether you have a role or not, abana they still feel responsible, bakavuga buri mpamvu papa na mama batumvikana no kubera twebwe. Kandi by'ukuri rimwe na rimwe nta naho baba bapfana n'icyo kintu. So rero reka twebwe kubifata very lightly tuvuga ngo feminism encourages divorce. No. Ahubwo tubifate ngo how can we restore the family fundamentals, za zindi za kera,
umuryango ufite basic. Hari abantu mbona bavuga ngo ni iby'abazungu, sinzi abazungu we wahuye nabo bari bo, ariko burya hari abazungu bubatse pe, hari abazungu bagifite umuco wo kumva ko umuryango ni isoko ya byose, ni foundation ya society, bakabana neza, bakabana mu buryo buri noble. Ntabwo abazungu bose bari muri divorce pe. Jewe abo nabanye nabo ni abazungu mbona bafite racine z'umuco mwiza cyane. Family is number one. Abantu muba muri North America murabibona, family is number one. Celebrity wese agira hari akavuga ati I would like to thank my wife cyangwa to thank my mom. Abantu bose baha agaciro abagore babo, kandi usanga spending time with the family nicyo kintu bashyira imbere cyane, bakagiha n'umwanya wacyo. Rero ntikwitwaze ngo abanyarwandakazi ngo bafashe imico y'abazungu, no. Abo bazungu wenda bahuye nabo simbazi, ariko abazungu bafite fundamentals z'umuryango barahari pe, kandi bari strong ku miryango yabo, biteguye no kuba bayipfira. So rero reka twe kujya tufata ibintu ngo tubijyanishe tubigire muri generalisation, ahubwo tubitware muri context yacu, kandi tubirebere mu maka par cas. Kuko hari nk'abadamu muri ko babwira, jewe nta nubwo nakwiyita ngo ndi umufeministe, ariko I'm for gender equality. Mu bagore bake cyane baharaniye ku iki gihugu, umugore agira ijambo muri iki gihugu 1994, kuva 1994 kugera muri 1998. I was on kuri front line muri abo badamu baharaniye ko abadamu bo mu gihugu bagera aho bageze. Ntabwo ari byo kwibraginga, records zirahari, ariko ntabwo nigeze nibona nk'umufeministe, kuko ntabwo nkunda ikintu cya extremism. Muri strategy twakoresheje nyuma ya 1994 kugira ngo tubashe kugira n'imbaraga, nuko ntabwo twigeze tuza muri radicalisation. Twaje dushaka n'amaboko ku bagabo ngo badufashe urwo rugendo, kandi we did it. Rero ntabwo ari ngombwa buri gihe kuzana rwaserera ngo kugira ngo mve ko ijwi ryawe rigaragara cyangwa ryumvikana. Reka kandi abagabo confetti rwose Imana ikuhe umugisha, reka nongere mbasabe, igihe cyose tuvuze uburenganzira bw'umugore ntimukumve mubaye target, not at all. Kugira uburenganzira bw'umugore, umwana w'umukobwa ngo yige kimwe n'umwana w'umuhungu, ntaho bihuriye no kuvanaho responsibility z'umugabo, ntaho bihuriye no kwigaranzura umugabo. Iyo tuvuga gender equity, ntabwo tuba tuvuga ngo umugabo wasubizwe hasi, not at all. Ahubwo icyo nabonye, kubera ko umugore arimo kugerageza gufata her position, actually yari yarambuwe, not to take the guy's cyangwa se the husband's position. Umugore is trying to take back her position yari yarambuwe muri society. Ntitukabifate nk'aho nimwege, ntimukabifate nk'aho ari frustration ngo bashyire muri insecurity, no. Ntabwo kuba umugore ashobora kuza kugufasha nawe ashaka akazi, agire income, agufashe muri management y'urugo, agufashe muri education y'urugo, yige amenye uko abana imirire myiza, ntaho bihuriye no kukuvana muri position yawe nk'umugabo. Ahubwo ikintu ndimo kubona, uko umudamu agenda afata her position, umugabo aragenda losing manhood, and that's not the case. Ahubwo abagabo tubagire gute kugira ngo musubirane position yanyu y'abagabo? Muri kumva ko abagore baje kubigaranzura no kubasimbura. Hari igihe umugabo yumva ngo niwe umugore akora, akaba yaje nawe akafasha gucontribute, no kuvuga nta role ngifite, no kuvuga nta nicyo nyimumariye. That's not the right thing. Like ntabwo ari icyo ngicyo, ntabwo ari kwigaranzurana uri hejuru n'indi uri hasi n'indi. That's not the point. The point ni uko muzamukana, mukubahana, mugakomunika, mugahana, mugafashanya, mukuzuzanya, mugakundana. Kuko buri rukundo ni ipfundo ry'umuryango. Iyo hatakirimo urukundo, wumva buri wese afata undi for granted. Urukundo kandi burya ruravomererwa. muri therapy nkunda kubwira abantu ngo we don't miss people, and it is very true. It's scientifically proven. You don't miss someone, you miss experiences. Niba vimaze igihe utabona umuntu, ujya kubona ukabona ya relation yanyu iragenda iba distanced. Hari ukuntu rero muri couple z'abanyarwanda umwe wese yumva ngo turi muri race y'ubuzima, mukibagirwa ko urukundo rwanyu mugomba kurufumbira no kurwuhira. Muri race urajya kuri shift, ni byiza, ariko take time for your family and for your spouse cyangwa partner. So reka rero mbe ndekeye aho ngaho, ndabona hari abantu benshi bazamuye.
ariko mbabwire ngo nimujya gushaka ibya divorce ntimukabitware mu muco, kuko umuco nyarwanda nabikozemo n'ubushakashatsi kera cyane muri za 1991, ntimukitwaze umuco w'abanyarwanda ngo warapfuye ngo kubera ngo hari divorce nyinshi. Oya, ahubwo n'agaciro umugabo yahaga umunyarwandakazi nako karagabanutse. Tumureke rero tujya dukoma urusyo dukome n'ingasire, ariko twe kujya twifata ngo case imwe akantu kamwe dutwara akantu kamwe ngo nsanga ngo ni oya. Buriya aba feminist akenshi iyo atari umuradikale they have a point, ahubwo abagabo bahita bumva babaye frustrated cyangwa se babaye intimidated n'umugore uvuga uburenganzira bw'abagore. Ariko by'ukuri hari abagore bababaye, hari abagore bababajwe kandi bakeneye gusobanukirwa ko kera nigeze, reka mbaka anecdote mbere yuko nsoza, nigeze kujya kwigisha ibintu by'uburenganzira bw'umugore mu majyaruguru, ndi kumwe n'umupapa ukuze twakoranaga muri minisiteri y'umuryango. Tujya mu majyaruguru kuvugira abagore cyane cyane ibintu bya polygamy, kuko murabizi ko mu majyaruguru hariyo polygamy nyinshi cyane inatera n'amakimbirane mu miryango, ugasanga abana bavuga kuri ba mukase bararwana, abagore bararwana. Byari bimeze nabi icyo gihe, ubu ngubu bitangiye kugabanuka. Tugezeyo nari umudamu ukiri mutoya mbyaye rimwe, abadamu bonyine bakajya bambwira ngo reka wa mwana w'umukobwa ngo reka wowe ngo ntabwo iby'ingo ubizi, ngo wenda ngo umupapa ukuze we ngo arabizi, ngo ubu se ngo umugabo ko ari ikimasa cya komine ngo wamukumira ngo ukamutangira ngo ntajye gushaka abandi bagore. So ugasanga nabo abagore they have resigned kumva ko abagabo ni ibyigenge, bakora ibyo bashaka. Abagabo babyukaga bigendera muri abo bagore, afite nk'abagore 4 agenda abyara, abagore bavunika, we kicara mu kabara kamwe urwagwa kuva mu gitondo kujya nimugoroba. Ibyo ngibyo ntabwo wabaga uvuga ngo urubatse, no, ntabwo ari ukubaka, ahubwo ni figurant, it's just image. N'ubu hari ingo zubatswe kuri image, ziba ku manegeka, ariko bakaba kuri image akavuga gusa ngo ni divorce society zavuga iki. Umugore akagenda agakubitika agahonda umutwe hasi, akicirwa n'agahinda n'amadepression mu rugo, wenda twara ikijipe cyiza ariko urugo ruri ku manegeka, ngo ararwana na image. Oya, ibya image tubivemo, kuko buriya n'ubundi iyo tubatse ntuba wubatse, waba urwicayemo muba mu byumba 2 bitandukanye ntuba wubatse. So you would rather kugabanya iyo trauma urimo kwishyiramo, n'umugabo nawe atishimye n'umugore atishimye. Buriya nta mpamvu yo kubana abantu batishimye. Kubana hari foundation, hari nk'ibintu nka 5 turi muri foundation y'umuryango, iyo bidahari ntiba bihari. So birutwa nuko umwe yahundi space mukabyigaho neza, kandi murabizi gendo ndi umukristo, ntago ndi umuntu ushyigikira divorce, ariko nta nubwo shyigikira ingo zibana mu makimbirane ngo ni ukubera for the sake of image. Ntabwo nabishyigikira. Niba umuntu atishimye ntiyishimye, take your break, umubanze mwishakeho mwisacinge. Ubwo icyo ntavuze nkunda kubwira amakapoze ni kijyanye n'ibintu bya baggage, umwe abavanye wabo undi avanye wabo, za trauma zo mu bwana ibiki, ukaza wumva ko umugabo ugiye gushaka azakubera umugabo w'igitangaza, aramplasa urukundo se ataguhaye, aramplasa affection utigeze ubona iwanyu mu rugo, n'umugabo akaza ari uko nguko aje, umugore nzashaka azaza ankiza ibi byose bizahita bishira, n'amatrauma yawe azahita ashira. Mwahura ugasanga wa mugore ntago ashobora gufilinga izo gaps, ugasanga n'umugabo ntashobora kukubera so kandi ari umugabo wawe, then bikomere bigacrashing. Ibyo byose tugomba kubira mu muzi, apana kubivuga tubica hejuru gutyo gusa ngo feminism encourages divorce. No, reka tujye deeper. Nyira Confetti niwe wabivuze ati reka tujye tubivuga tunabivuga mu buryo buri deep, apana kubivuga tubicaho. So rero narondoguye ko yanje kuvuga iby'imiryango hano, nanjye mba numva ndi passionné cyane, ariko reka twe kwifata lightly, reka tujye muri deep dukorana, reka twe kuba lazy, intellectual laziness, tubifate muri deep, tubifate tubidecortique, tubidissecting, turebe n'icyakorwa kugira ngo bigabanuke. Tuza hano tuvuge gusa tutananzura ngo dufate n'umwanzuro ushobora gutuma ikibazo hari icyo twagikoraho. Nk'ubu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kudutangirira akantu kitwa he for she, karaga hashtag kari keza cyane. Abantu mwese mwumva muri mufite values z'umuryango, mwagombye gushyira imbaraga muri he for she, kuko abagore n'ubundi ntabwo bazabona uburenganzira bwabo, ntabwo bazasubizwa agaciro kabo badafite abagabo ku ruhande rwabo. Murakoze cyane.
kuko buriya hagati y'umugabo n'umugore ni ukuri kw'Imana habamo ibintu byinshi. Niba ubona umuntu yadivorishije ntukajya umutunga intoki cyangwa se ngo winjire, kuko njye nabonye hari abagore n'abagabo bava kuburana divorce bagatahana bakabyara umwana, ukibaza ni iki kintu kiri hagati y'abagore n'abagabo. Noneho reka nsoreze kuri point nk'umukristo rero, ntababeshyi naje gusanga nta bwenge bwo ku isi cyangwa se politike bushobora kubaka igitsina gore n'igitsina gabo atari ukwizera Imana. Ubu ngubu ngerageza guhuza values za gikristo na values za society kugira ngo mbashe kuba umugabo Imana ishaka ko mbawe, kuko kugira ngo nezeze society nk'umugabo biragoye kuruta uko nasaba Imana ikanyobora kuba umugabo yo yifuza kuba mbawe. Urakoze. hanyuma se bahati utemera igikirisitu we ntiyubatse? Njyewe se wemera Imana y'u Rwanda ntago madamu tubanye neza, ariko mwagiye mureka nyine uduha experience y'urugo rwawe. Njyewe hari ibyo uvuze njyewe ntemeye na gato. Ibi bintu byo umbabarire experience, kandi ntekereza ko ibintu byawe wavuze hari byinshi wavuze. Ibyo bintu byo kumva ko nta hantu utandukanye na Chantal, my friend, njyewe I believe in men. Numva ko umuntu w'umugabo umugabo, my friend, umugabo arahatana. Njyewe ibintu byo kuvuga ngo romva ngo ntabonye experience ya papa, none se ko imbere ntago abantu bajyaga kwitabaro shaka, ntabwo ari iby'ubu gusa. Mbere abantu baragendaga bakajya kwitabaro bagasiga abana, nta nubwo ababyeyi babaga mu rugo, by the way. Nta bagabo babaga mu rugo, abagabo babaga baragiye gutabara cyangwa baragiye kuba ingabo z'ibwami. Umudamu agasigara arera abana, undi yaragiye, kandi abana bakazakura bakava nk'abagabo. Umugore wemeye kuza, my friend, akemera akakubyarira, akemera akaza mugahuza ubuzima. Urimo kunyumva? Uriya mudamu uzarwara akaza ukaba udashobora kwivana kuyo waneye, akaza akayakuvana akagukarabya, uwo muntu wamunganya iki n'iki yakubwira ntugikore. Sinza tujye tureba icyo kintu. Umuntu akemera kujya muri risk yo kuva ashobora gutwita, kandi mu gutwita buriya wenda ibihugu byateye imbere, ariko uriya muntu nibanga bagwa kwiseta bagiye kubyara ntibapfa. Umuntu akemera ukamutera inda, kandi iyo nda ishobora kumutwara ubuzima, agafata iyo risk. Bro, uwo muntu wamunganya iki? Aho ngaho niho mvuga ntireka nkubwiza ukuri. Nani baha umudamu wemeye gutuma utazima akaza akakubyarira, agafata risk nk'iyo ngiyo, ni iki space n'impyiko nazimuha, ntagenda impyiko bakazivanamo bakazimuha, kuko nawe yampaye ubuzima bwe. So ibi ngibi ntago ngiye simbizi, gusa ikintu kiriho kimwe, nzi ko nshobora kutamushobokera nkamubanga simushobokera bitewe n'imico yanjye, ariyo ngiye mba numva zarafokasinga mu kwihindura cyangwa mu kwireba kuri njye, kugira ngo ngiye kureba uriya muntu. Kuko umuntu wafashe decision akavuga ati kambane n'uyu muntu, bro, buriya abagore dutandukanye natwe nk'abagabo. Abagore baratandukanye. Umugore wemeye agafata decision ari umwana w'umukobwa, akemera guta ubukumi bwe, akava mu igindisi akaza kwambara igitenge, urukumva, akavuga ati uyu munsi ngiye kuba mukabahati, ngiye kumenyekana kuri adresse ya Bahati. Shabaha, ntabwo ntekereza ko uriya muntu utamubereye akasamutwe mushobora gutandukana. Uriya muntu uramutse umuha, abagore ntabwo basaba ibintu byinshi, kuko hari umuntu wigeze kumbwira ngo umugore umuhaye ibyishimo abikuba kabiri. Niyo umuha